Ndabasuhuje cyane nshuti bakunzi ba Igitanda TV, muraho. Ngiye kubagezaho ibintu 5 wakorera umukobwa ukamutwara umutima. Ndagusaba niba utarakora subscribe kuri iyi channel, kanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye ndetse n'izindi nkuru mba naguteguriye. Natinze rero, ikintu cya mbere wakorera umukobwa ukamutwara umutima, kubwira umukobwa ko ari mwiza. Fata sheri wawe cyangwa se umukobwa utereta, umubwire ko ari mwiza, kuko iri jambo abakobwa barabikunda cyane. Mbese abakobwa dukunda cyangwa se dukundana nabo bakunda kubwirwa iri jambo ndagukunda. Ugerageza ubwire uwo mukobwa iri jambo mu gihe cyose muri kumwe, muri kuganira cyangwa se muri kugerageza kubaka urukundo rwanyu. Iri jambo nuribwira umukobwa kenshi mu gihe cyose muri kuvugana, haba kuri telefone cyangwa muri kumwe, bizatuma umukobwa kwiyumvamo kandi kukabone ko umukunda bya nyabyo. Ikindi kintu cya kabiri uzakorera uyu mukobwa ushaka gutwara umutima, gerageza wiyubahe imbere ye ndetse n'imbere y'abandi bantu. Abakobwa bakunda abasore biyubaha. Igihe cyose ugerageza kwiyubaha uri kumwe n'uyu mukobwa, nta kabuza umutima uzawutsindira, kuko abakobwa bose baba bifuza abasore biyubaha. Ikintu cya gatatu uzakorera uyu mukobwa ushaka gutwara umutima, kumufata nk'aho adasanzwe. Iki kintu cyo kuba abakobwa badasanzwe baragikunda, cyane cyane imbere yabo bakundana. Iyo weretse umukobwa ukunda kadasanzwe, bituma aguha agaciro, akabona ko nta wundi muntu umuruta mu buzima bwe. Nugerageza kwereka uyu mukobwa kadasanzwe, bizatuma utsindira umutima we, kuko nta wundi muntu azabasha kuwuha, bitewe n'uko uzaba umwereka ko ari agaciro mu buzima bwawe. Ikintu cya 4 uzakorera uyu mukobwa mu gihe cyose uri kumwe n'umukobwa ushaka kwegukana umutima we, muha agaciro, mwereke ko afite agaciro imbere yawe, ndetse umwereke ko nta wundi muntu umuruta imbere yawe. Iki kintu abakobwa baragikunda cyane, kuko ahita abona ko afite umwanya munini mu buzima bwawe, aragukunda kandi akagukundwa akaza. Ikintu cya 5 ari nacyo cya nyuma, mu gihe cyose uri kumwe n'umukobwa ushaka kwigarurira umutima we, muganirize ku buzima bwawe, my dear. Iki kintu abakobwa baragikunda. Buri mukobwa wese aba yifuza kumenya ubuzima bw'umusore bakundana. Buri mukobwa wese aba yifuza kumenya uburyo umusore bakundana abayeho. Iyo utagerageza kubimuhisha rero, abasha kubona ko utari mayibobo cyangwa se kutamubeshya, mbese abona ko utamuryarya, bigatuma aguha umutima we wose. Gerageza ibi bintu 5 nkubwiye, maze urebe ko umukobwa udatsindira umutima we 100%. Ndagusaba gukanda subscribe, like na comment kugira ngo ubashe gushyigikira iyi channel, kugira ngo tujye tubasha kubagezaho n'ibindi biganiro bitandukanye. Murakoze.